niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu ducogore gusenga kugeza ubwo basore ngo nimucogore niducogore gusenga ducogore gusenga kugeza ubwo ayi abagabo namwe nimucogore elewe kugeza ubwo ayiwe niducogore gusenga kugeza ubwo ayiwe niducogore ayi kugeza ubwo abasore namwe ngo nimucogore ayi abagabo namwe n'abadamu ayi ngo niducogore ni elelebo enasi edakota bonemo ayi niducogore gusenga niducogore gusenga kugeza ubwo Yesu ayiwe co nimuze ture bimbere dutegereze gitondo twiringira Imana yacu nizakora imirimo zirukana Satani zategeka isi yose tuzaneshane dusaba enewe yazaketa jirire ducogore gusenga kugeza ubwo basore namwe nimucogore ayi ndetse ubwenge no mutima bikorera umwana enewe yavo ducogore gusenga kugeza ubwo niducogore ntucogore gusenga ayi kugeza ubwo sazaza tugushimiye igitondo cy'umugisha uduhaye Yesu wakoze kuturinda wakoze yuko tubyutse bikemera nukuri pe twarambuye ibiganza biremera akanwa kacu kari kukuvuga izo nyoni nazo ziri kukuvuga yewe ibyaremwe byose biri kukuvuga ayi lalabo Mana we tugushimiye kutwongereye uyu munsi ngo turamiremo ayiwe n'ikirenge ndagiteye biremeye ayiwe za Marie Jose zatujya mu matwi zatujya no mu menyo zatujya no mu kanwa n'icishi n'ibiki ariko uba watanze ingabo nyinshi zigapfa neposi kine kotayagire vosi zigapfa ku bwacu ushimwe niducogore gusenga ayiwe ngo niducogore nucogore ayiwe musore nawe ngo nucogore mukobwa nucogore mudamu wa mwana we ngo niducogore gusenga kugeza ubwo ayiwe niducogore ngo niducogore ayi ducogore gusenga ducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Amen. Dushimiye igitondo cy'umugisha. Mana we, hari igihe numva mfashijwe nama mfashwa nkumva umuririmbyi umwe yaririmbye ngo ndumva nayiheka, ngo nuko nayishobora ndumva nayiheka, yari yarabitubwiye kizatugirira neza Imana we, karame wabambwe, karame mutanga bugingo, karame gihome, karame watsindiye isoko ryo kuturengera. Uwaremye isi n'ijuru ntamuyede, lebo ene ketaya zovosi ene, umwami wacu Yesu uko tuyoboye kuramaze uhimbazwe.
tugushimiye kuri kumwe natwe, utangirane natwe, usuzanye natwe muri iki kiganiro. Ibitavuga Imana byose ni ibiceceke tuzavaho, turacekene munsi tubihaye gasopo. Mwuka wera natuyobore eneko tarabo, Mwuka wera n'imbaraga zawe Mana we, n'imirimo n'ibitangaza tubibone muri iki kiganiro mu izina rya Kristo Yesu, amen. Twagarutse abakunzi ba ELAYO TV, kuba twakongera tugafata video n'urukundo n'uburyo mutugaragariza, uburyo mudukunda, mutuba hafi. Imana ibahe umugisha. Twagarutse rero kugira dukora ikindi kiganiro, ngiye gusobanura inzozi kurota utetse ibintu runaka. Hariho n'abarota bari kubigabura, ukugabura abantu benshi. Noneho hari n'abarota bari kujya kuvoma amazi. Hari umuntu uherutse kumbwira ati narose ndi kuvoma amazi abandi bayabuze, cyangwa nkarota ndi kuvoma ibintu byinshi. What is that means? Bivuga iki? Takota bosi emoniyata. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho. Hari agasiroga ngira ku bantu tumaranye iminsi hano kavuga ngo nakwirirwa n'icyaha nta no kurarana icyaha. Niba uzi ko hari ahantu umeze nabi, ujye uhita watura, ntukemere ko icyaha kikubaha kahebeye. Icyaha kizana urupfu, kiragatsindwa na Yesu. Nakwirirwa n'icyaha nta no kukirarana. Akandi dukorera Imana nk'abazapfa ejo. Uzi kuzapfa ejo, wakwiyeza kuko waba uri kuvuga ati ndajahe waba uri kuvuga ati ndajyahe. Bityo rero ugakorera Imana nk'uzapfa ejo, ukitunganya, ugahora wezwa. Wa musore we ezwa, wa mugabo we ezwa, mudamu ezwa, wa mukobwa we ezwa, wa mwana we. Wowe wakurikiye Yesu nk'umwami n'umukiza, ugomba kubaho mu buzima bwo guhora wejejwe. Ijambo riravuga yuko Yesu azaza nk'umujura. Kumva azaza dutunguye rero, azasanga umeze ute? Aje none aha yakujya, ujye wigenzura uvuga ati ariko aje none aha yantwara. Bitume rero urushaho kwezwa. Ijambo ryarambwiye muri Yesaya ravuga ati nimuze tujye inama tokitabonavo. Rirakomeza riravuga ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku, naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku, muze ndabeza mumere nka sheregi. Haleluya. Ijambo rikambwira ngo nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya. Byatukura tukutuku, bimwe wakoze kera, barakuyemo inda, warakoze iki, warishe, waragiye mu bapfumu. Rakota pastava. Turi mu minsi yo kwezwa. Ikintu kigezweho ni ukwezwa ugakora icyaha. Kandi nshimira n'abantu bagenda banelefona mwumva arambwiye ati nshaka kwatura. Katura ugakuraho. Ibintu byo kwiyatura, hari abantu bagiye biyatura nabo, nahuye nabo bagiye banelefona. Oya, kwiyatura ntabwo ari byiza. Nimero yanjye iri hano, ujye unelefona watura icyaha cyose, uvuga ati Yesu aje none anyitwarire. Rapostavo. Ni iminsi yo kwezwa. Imana y'amahoro ibeze mwebwe ubwanyu umubiri n'umutima birarindwa. Ni iminsi yo kwezwa, ugakorera Imana nk'uzapfa ejo, ukavuga ati mpfuye najya he. Amen. Tujye kwihuta rero n'izo nzozi. Hari ijambo rivuga ngo Yesu atangira amazi nta kiguzi. Amazi yatangira ubuntu, nta feza n'izahabu. Amazi ayatangira aho yaragushaka kuvuga iki? Ibi bintu by'umwuka. Ibi bintu by'umwuka ko Yesu abitangira ubuntu. Tujye kurotora rero izo nzozi. Iyo rose utetse ibintu runaka, arabarose barota batetse umuceri, batetse kawunga, batetse ibirayi, batetse ibintu byinshi. Mukiko nari bize atetse, noneho agiye kugaburira abantu. Hari ijambo rivuga ngo mwivomera amazi ahagije azabatunga mu gihe cyo kugotwa, cyangwa kubanza wikwizaho nyine, ukikwizaho ibintu by'Imana. Yurose utetse biba bisobanura iki? Karota utetse ibyo byose. Ni kwa kundi Imana iguhamagara, noneho guteka ni nka kwa kundi uburi gukora ibihe byo gusenga, uburi gusoma ijambo ry'Imana, mbese ugatunganya ibihe byiza muri wowe, wenda ubusabane hagati yawe n'Imana, gusoma ijambo ry'Imana, ya misi uburi gusengamo, ibintu nk'ibyo. Guteka utetse, noneho kubigabura ukabona uri kubigaburira abantu benshi. Ni kwa kundi rya jambo enekos davos ry'Imana urifata, noneho ugatangira ukazajya uribwira abo mwigana,
hari abantu bagira ngo twese tuzajya ku gatuti tubwirize. Oya, mwawe Imana yaraguhamagaye kugira uzabwiriza abo mukorana, ubwiriza bangahe, inshuti zawe, abo mugendana, abo mu muryango, abantu niba uri ku modoka ukababwiriza, iyo modoka wicayemo ubwira abantu Yesu. Niba uri umushoferi, shiramo n'ijambo ry'Imana, shiramo n'indirimbo. Niba hari ahantu uhurira n'abantu benshi, hari n'akantu ukora cyangwa nawe usa nabo. Jambo rirambwira muri Zaburi ya mbere, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ubwo nawe wifatanya nawe, bese gute noneho ukagenda ubagaburira ibyo wamenye, uko wamenye Yesu. Ni waba utari incomotse, ni wabura guhamya Yesu nk'umwami n'umukiza ngo umuvuge mu bandi, umutake n'ibyo yagukoreye. Uze nta kintu yagukorera ata. Kurota rero utetse nubwo buryo mvuze bwo kuba uri gutegura muri wowe ijambo n'ibihe byo gusenga muri wowe ni byinshi. Kubigabura rero ni kwa kundi uba watangiye kubibwira abantu, kubwira abantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza bave mu byaha. Kubigabura kubigabura ugaburira abangahe? Hari umuntu nabonye afite akantu keza kavuga ngo bring one person to Jesus. Umwe ku mwaka, niba umwaka ushira nta n'umuntu uzanye kuri Yesu, yewe Yesu uri kumurumbira, uri ingwigiri nta kigenda cyawe, wakijijwe kugira ko gakiza kamurikira abandi bantu. Nibura ku mwaka ubuzanye nk'abantu 10 nabo barenge, wigisha ibiterane by'abantu benshi, ugenda ubwiriza inshuti zawe. N'uwo mubana arakunanira, mubwirize umwerereze ihe mbuto. Bibira nivuga ngo turi impumuro, aho kugira ubahumurire urabanukira. Turi umucyo, tuba tugomba kuba umucyo. Aho kugira ubabere umucyo, ubabera umwijima. Ugomba kubabera umucyo, kubagaburira, kubagadabostavo kotakerevos, kubagaburira, kubabera umucyo, kubabera impumuro, bakaza bagana ya mpumuro yawe. Ijambo riravuga muri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu bice 5:16, nuko rero barebe imirimo yawe myiza. Nibabona imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze so mu ijuru, bagaruke baze kuri Yesu Kristo. Kurota noneho uri kunywa amazi, turota nako uri kunywa amazi nabyo ni byiza. Amazi ni none uri kuvoma abandi bayabuze. Ni kwa kundi Imana biri kuguha ibihe byiza byo gusenga cyangwa aho uzajya usengera. None hari n'abavuga ati nabonye abantu bari kuvoma ibiroha, ngiye mvoma meza. Ni kwa kundi nyine wabona ibintu by'Imana byiza, haba ijambo cyangwa aho usengera, ukabona aho usengera heza. Noneho abandi bari gusengera ahantu aho hari ibiroha. Hari noneho n'urota ari kuvoma abandi bayabuze. Ni kwa kundi hari inzara itera yo mu mwuka, abantu bakaburaho basengera bonemo. Niyo mpamvu ijambo riva mu ivomera amazi ahagije, kuko ibihe bigiye kuzasubirwamo ibintu bitoroshye. Voma hakiri kare rero, voma. Igwizaho ibihe byo gusenga, byo gusoma ijambo. Icyo gihe ni cyiza, uzabe waradepse, warakoze reservation. Hari akanyamaswa kitwa ikimonyo, kagenda kareba uburyo gakonserve ibintu, noneho igihe kimwe kakazagenda kabikonsoma, ariko hari ibyo kabitse muri cya gihe byari byoroshye. Haleluya! Ivomera amazi ahagije azagutunga mu gihe cyo kugotwa. Y'uri kuvoma rero ni ibyo bihe byiza uba uri kwikwizaho. Iyo uvomye ukayabona, voma menshi, voma amabido, uvomere n'abandi. Amazi yawe kandi boketa, kano kantu mukumve mu mwuka, nakakugirira umumaro wowe wenyine gusa, na mama wawe n'abaturanyi n'abavandimwe n'inshuti n'imiryango n'abandi. Aho niho uri gukora icyo Yesu Kristo. Yesu yaravuze mugende mu mahanga yose, mubwirize ubutumwa, mugende mu mahanga yose. Amazi yawe atemba agere no ku bandi bose, nabo banywe ku mazi yawe. Urakoze Nyakubaha Imana kuri iki kiganiro, ko wabanye natwe. Uganze utegeke, ugerekereshe mwuka dastovo, mwuka wawe wera n'imirimo n'ibitangaza kikuzanira iminyago mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana bahumugisha abakunzi ba ELAYO TV. Abatari bakora subscribe, mukore subscribe kugira tujye tubana, muhite mubona n'ibiganiro tubishizeho. Mujye mukora share, abashaka kugira kutubaza ibyo tuzabasobanurira mubishireha, mwandike muri commentaire. Niba hari inzozi wifuza ko tuzagusobanura uzishire muri commentaire. Ubundi abashaka kudushyigikira nimero 078 414 9984. N'abashaka kudutelefona batura cyangwa tubagira inama cyangwa tubasobanurira inzozi, nimero niyo 078 414 9984. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane. Shalom, shalom, shalom. Amen.